Bakunzi b'Inkomezi TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nyitwa Munyampara Gervin, ndi umukristo kuri paruwase ya Sumba, akaba ariyo n'umudugudu mu itorero ry'akarere rya Nyamagabe muri ADPR. Mvuka rero hakurya muri Kongo mu ntara ya Bukavu niho mvuka, mbahanga mu Rwanda kubw'impamvu z'akazi, ariko ndashimira Imana ko igibana nanjye n'umurimo wayo. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanjye kugira ngo ridufashe muri urugendo rw'iyobokamana n'urugendo rujyanye n'iby'ubugingo. Murakoze cyane rero, tugiye gusoma ijambo dusanga muri Zaburi 107 ku murongo wa 20 na 21. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. 21. Abo ngabo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaje Uwiteka yakoreye abantu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuvuga ku mbaraga z'ijambo. Hari imbaraga nyinshi. Hari imbaraga z'umwijima, hari imbaraga z'ubutunzi, hari imbaraga zo kuvuga, hari imbaraga zo kumva, hari imbaraga zo kugenda, hari imbaraga zo gukora, ariko imbaraga tugiye kuvugaho nizi imbaraga Dawidi yanditse muri iki gice dusomye ngo Imana ibohereza ijambo rikabakiza indwara zabo, zikababuza kwinjira mu mva zabo. Ngo abo ngabo bajye bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaje Uwiteka yakoreye abantu. Ijambo ry'Imana ritwereka neza ko mbere na mbere hariho jambo. Uwo jambo yari umucyo w'isi. Uwo jambo yari Imana. Uwo jambo niwe wavuse kugira ngo aze ahongere ahuze abantu n'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ati nk'uko Imana yakunze abari mu isi, nicyo cyatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese azabone ubugingo. Habayeho kubura ubugingo ku muntu wa mbere ari we Adamu, kuko Adamu akimara kugomera Imana, kutamva amabwiriza y'Imana, Imana yamubwiye ibintu bibiri bikomeye. Amubwira ko azarya ariko yiruhisha kuye, kandi ugufa azafa. Nukuvuga habayeho gufa ku muntu wa mbere, habayeho kubura ubugingo ku muntu wa mbere, ariko urukundo Imana yakunze abantu kubw'imbaraga y'ijambo Imana yakoresheje mbere na mbere y'irema ry'isi. Ibintu byose Imana yaremye yabiremye ategeka ijambo. Yagiye ategeka ngo habeho imisozi, imisozi ibaho, habeho inzuzi, inzuzi zibaho, habe inyanja, inyanja zibaho. Buri kintu cyose gihumeka umuka w'ibizima n'ibinyabuzima Imana yategetse ngo bibeho, bibaho. Ariko kugira ngo Imana ije kurema umuntu, yabandi yigisha inama ubwayo. Iribaza ati umuntu nzamurema mu buhe buryo? Ntiyigeze itegeka ngo umuntu abeho, abaho. Oya, Imana nawe ubwayo yigishije inama, iravuga ngo nitureme umuntu mu shusho yacu. Ngo mu shusho y'Imana, Imana iri mu muntu. Umuntu w'umugabo n'umuntu w'umugore ari mu shusho y'Imana. Imana ikora imirimo yayo mu mbaraga z'ijambo. Iri jambo niryo rirema busha, niryo rihindura ibyanze guhinduka. Iri jambo niryo ribatura, rikabatura abantu ingoyi za kamere, rikabatura abantu za karande. Imbaraga z'ijambo nizo zaremye isi. Nidusomye ijambo ry'Imana tumva ukuntu imbaraga z'ijambo zagiye zitabara abantu, kuko imbaraga z'ijambo n'ijambo ubwabyo ntago risasa. Abantu bagiye bahabwa amasezerano mu ijambo ry'Imana. Nk'uko Imana yahaye Aburahamu amasezerano, imubwira ko izamugira ishanga, imubwira ko izamuha umugisha, imubwira ko izamwagura, imubwira ko izamugirira neza. Ariko Aburahamu
ategereza. Imyaka irashira, iyindi irataha, ibimenyetso birasibangana. Naho ibimenyetso byasibangana, ariko imbaraga z'ijambo ziguma aho ngaho. Aburahamu arategereza ihanganye, igihe kigeze ijambo Imana yamuvuzeho rirasohora. Turashimira Imana rero ko igivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana nihindura amateka. Iryo jambo Zakariya nawe yari arifite, akora umurimo w'Imana. Imyaka irashira, iyindi irataha, afite isezerano ry'urubyaro. Umugore warasaza arakecura, nawe ubwe arasaza aba umusaza, ariko ntiyareka gukora umurimo w'Imana. Ntiyigeze acika intege, naho yari ari muri ibyo bigeragezo by'uko utagira urubyaro, ariko yakomeje umurimo w'Imana. Mu gihe kimwe ari mu murimo w'Imana, ngo marayika aramusanga, aramubwira ngo mu mwaka utaha mu gihe nk'iki umugore wawe azaba akikiye umwana. Ntiyigeze abyemera, ntiyigeze abyumva, ntiyigeze abyakira. Hari ibintu tujya tunyuramo, ibigeragezo, ibibazo tujya tunyuramo, tukibagirwa ko dufite amasezerano y'Imana. Uyu mugabo nawe yari yarayibagiwe, n'umugore we yari yarabyibagiwe. Aramubwira marayika, aramubwira ati jyewe ubwanjye ndizi ibimenyetso bigaragaza ko natera inda, ntabyo, n'umugore wanjye nuko. Ariko marayika Gaburiyeli aramubwira ati ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, wizere ibyo nkubwiye, ngo ariko kuko wanze kubyemera, ngo ngiye kugushiraho ikimenyetso. Ngo amushiraho ikimenyetso cyo kubikirage kugeza igihe umwana yavukiye. Imbaraga z'ijambo, turi kuvuga ku mbaraga z'ijambo. Ngo atashe mu rugo iwe, ibintu birahinduka. Asanga umugore wamwiteguye, nawe asanga imbaraga yazigaruye, umubiri we wasubiye ibuto. Mu icyo gihe atera umugore we Elizabeth inda. Elizabeth ahisha amezi 5, ariko inyuma y'amezi 5 ahishinda, aritamurura hagati y'abantu. Bishoboka ko yagiye mu iteraniro gushima Imana, aravuga ati nuko umwami Imana yarandebye, ngo arangije arantetura mu bantu. Tuyizere imbaraga z'Imana, kandi imbaraga z'Imana zikorera mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu twasomye ijambo ahangaha ku murongo wa 20, havuga ngo ibohereza ijambo rikabakiza indwara, rikababuza kwinjira mu mva zabo, ngo abo ngabo bajye bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaje Uwiteka yakoreye abantu. Turashimira Imana kuko imbaraga z'ijambo ryayo nizo zatubatuye, ziturema busha, ziduhindurira amateka. Uyu munsi amazina batwitaga kera ntabwo ariyo batwita ubu batwita amazina make. Twasindaga ku manywa y'ihango, bakadushungera, bakatwita amazina, bakatutega iminsi, bakavuga ngo ibyacu byararangiye. Ariko turashimira Imana kuko hari icyo Mana yari yaratuvuzeho tutaravuka, nk'icyo yavuze kuri Yeremiya. Kuko yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya, ngo nakumenye utaravuka, ngo ukiri mu nda ya nyoko, ngo ndakweza nagutunganya, ngo ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ngo Yeremiya ntiyabyumva, aramubwira ati Mana ijambo ryawe naryumvishe, ngo ariko ndacari umwana, ndacari muto. Hari abakuru watuma, hari abashumba watuma, hari abadiakoni watuma, hari abarimu watuma, hari abantu bakomeye watuma, ngo njyewe ndacira umwana. Ngo Imana iramubwira ngo wivuga ngo uri umwana, nguko aho nzagutuma ngo uzajyaho, icyo nzakubwira uzavuga icyo. Rusomye ibyo bice bibiri bya Yeremiya ukamanuka hasi, ngo Imana iramubaza ngo uroye iki, ngo urebye iki? Ngo aramubwira ati mbonye inkono ibira. Ngo Imana iramubwira ati waroye neza, warebye neza, ariko ijambo ryanjye ntirishingira ku nkono ibira,
kuko gukora kw'Imana ntabwo gushingira ku ntege cyangwa imbaraga dufite, ni gushingira ku myaka tumaze mu itorero, ntibishingira ku myaka tumaze tuvuze, ariko imbaraga z'Imana zishingira ku bushake bw'Imana. Haleluya. Turashimira Imana rero kuko Imana igira neza. Imbaraga z'ijambo, twavuze ku mbaraga nyinshi zitandukanye. Hariho imbaraga nyinshi, hari imbaraga z'amafaranga, hariho n'imbaraga z'ubukene. Hari igihe ubukene bukuzaho, bukazana imbaraga zikomeye, bukakubaho karande. Hari imbaraga z'ibintu bitandukanye, nk'ibi bihe turimo bya korona. Izina korona ubu rifite imbaraga, byahungabanyishije isi. Isi yarahungabanye, n'ibihangange twari tuzi ku isi bazi neza ko nta kintu cyabahungabanya, bazi neza ko bateye imbere, bazi neza ko isuku bayifite ihagije, bazi neza ko ibyo kurya bihagije n'imiti ihagije, abanyabwenge bahagije. Ariko izina korona ryahungabanyije isi. Korona ubwayo ari korona, nta mbaraga yagira, ariko imbaraga korona ifite ni izina bayihaye. Ariko hejuru y'imbaraga za korona hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Hejuru y'imbaraga za korona, hejuru y'imbaraga y'inzara, hejuru y'imbaraga y'ubukene, hejuru y'imbaraga y'ubushomeri, hariho imbaraga z'Imana ziyongera zikarema umuntu busha, akongera akajya mu murongo. Haleluya. Izo mbaraga zikubana umuntu mu mukungugu zikamushira hejuru. Izo mbaraga zikura umuntu gucavu zikamwicazanya n'ibikomangoma. Izo mbaraga rituzerebeye mu ijambo ry'Imana kuri Yosefu. Yosefu yakiriye imbaraga z'Imana mu ijambo akiri mutoya. Mwari mu nzozi arota imibi 10 imunamira. Inzozi ntiyazigumana, azisobanurira se na bene se ntibabyumva. Ngo haceye ngo arota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi bimunamira, na ya mibi 11 ngo nanone inzozi arazivuga. Ngo Sara mubwira ati noneho byakugendekeye gute, bizashoboka gute kugira ngo jewe na nyoko n'abakuru bawe tuzakunamira? Bizaturukahe? Bizagenda gute? Uzaba wabaye nde muri uru rugo? Ariko Yosefu arababwira ati sico navugaga, sico navugaga, navugaga inzozi narose. Ariko turashimira Imana ku ijambo ry'imbaraga zayo rizaje cinzira mu bidaturwa, rijya ricinzira mu bidaturwa. Ababuze inzira bagatambuka bakagubwa neza. Izo mbaraga z'ijambo zijya zirema imigende y'amazi mu butayu. Abafite inyota bagashira inyota, bagashira umuma w'inyota yabo kubw'izo mbaraga, imbaraga z'ijambo. Ariko ntibyatinze, Yosefu asuye bene se baramugambanira, bari baramwise karosi, nkuko nawe ufite agacirano bakwitiriye. Mu gihe cyose umuntu aba ari mu bibazo, mu gihe cyose ijambo Imana yavuze ku muntu riba ritarasohora, hari utuzina tudutirano bita abantu. Bari baramutiriye akazina ka karosi. Yagiye kubasura, kandi yabasuranye umutima mwiza, yabasuranye umutima w'urukundo, ariko so bamwakiranye. Baramugambanira, bamuta murogo, ariko bamutana ijambo. Haleluya. Bamutana ijambo rivuga ngo imibi 11 izakunamira muri uwo mwobo. Ajyana mu iryo jambo ku izuba n'ukwezi rizamunamira, ari we se na nyina. Baramugambanira, ariko umuvandimwe we umwe aravuga ati amaraso ye atazabarwa kuri twebwe ngo arangije. Babonye abanyegiputa bari kwihitira bagenda, babacuruzi baramugurisha amafaranga make, bamujyana mu Egiputa. Agezeyo bamujyana mu isoko, bamwambise iherena nk'itungo,
ariko bajya kumugurisha mu isoko ambaye iherena, ariko afite ijambo Imana yamuvuzeho ko imibi 11 n'izuba n'ukwezi bizamunamira. Turashimira Imana ivuga amaherezo mu itangiriro. Imbaraga z'ijambo ry'Imana zivuga amaherezo mu itangiriro. Imana ishobora gukubira kwiguhaye inzu nta mafaranga y'ubukode urimo, barakwirukanye nta hantu ugira uba, ariko Imana ikakubwira kwiguhaye inzu yo kubamo. Imana ishobora kukubwira ko iguhaye imodoka yo kugendamo, nta bodaboda ugira uyambara, nta nkweto ugira, wambara bodaboda rumwe rutukura urundi rw'icyatsi, ariko Imana ntiyagira ubwoba bukubwira ati humura mwana wanje. Haleluya. Turashimira Imana igira neza. Ngo Potifari yagiye mu isoko, aja gushaka umukozi umufasha imirimo mu rugo, ahagura Yosefu, amugurana ijambo. Haleluya. Amugura ijambo ryo gutegeka, amugurana ubu butware bwo gutegeka, amugurana imigisha, amugurana izo mbaraga, imbaraga z'ijambo. Haleluya. Ijambo rirabatura, ijambo riremabusha, ijambo rihindura ibyaha anze guhinduka, ijambo rirukana inyasi, ijambo rikuraho urufu, ijambo rikiza indwara, ijambo riremabusha ibitariho bikongera bikabaho, irigaruza ibyazimiye bikongera bikagaruka, ibyawe byazimiye mu buryo nazi. Humura, wizere imbaraga z'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rikiza indwara. Imyaka umaze urwaye ishingikirije ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirakiza. Imyaka umaze mu bushomeri, imyaka umaze mu bibazo, humura, hejuru y'ibyo bibazo, hejuru y'imbaraga z'ibyo bibazo hariho imbaraga z'Imana, imbaraga zibatura, imbaraga ziremabusha, imbaraga zihindura amateka y'umuntu. Ngo Yosefu ageze mu rugo rwa Potifari, ibintu bigenda neza kuko yari afite ijambo, ariko ntihaciye kabiri, ntago haciye kabiri. Reka mbabwire neza ko umuhamagaro urarwanywa, isezerano rirageragezwa. Wowe ufite isezerano rirageragezwa, kandi isezerano riba riri muri wowe, rigeragezwa rikurimo, kandi igeragezwa risezerano ni wowe rigiraho ingaruka. Ariko humura, uko igeragezwa byaba rimeze kose, ko ibigeragezo byaba bimeze kose, byaza byambaye inkweto, byaza bifite amahembe, uko byaza bimeze ntibyakuraho isezerano Imana yagusezeranije. Ntihakuraho ijambo, kuko hari ijambo rya nyiri ijambo, ijambo rifite imbaraga, ijambo ritegeka, ijambo ribatura, ijambo rihindura, ijambo riremabusha, rurifite. Kigerageza gezo uko cyaza kimeze kose ntacyo cyagutwara. Wishingikirize ku Mana. Imana ikubera ubugamo, Imana ikubera imbaraga. Imana, wishingikirize ku Mana. Hari indirimbo tujya turirimba mu gitabo cya mbere 107 ngo nikomeze ku rutare, nikomeje ku rutare. Uru rutare ni Kristo. Igice cya nyuma kiravuga ngo maze icyo gihe azazira, azansange mwiteguye, nambaye gukiranuka, nta nenge mfite. Twarimo tutanga ingero kuri Yosefu. Yosefu ntiyigeze agira inenge, Yosefu ntiyigeze yanduza. Yageze kwa Potifari, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, ahinduka umutware, ariko ntibigeze bimutwara. Yaravuze ati naho ntwari waguca, ariko mfite ijambo rivuga ko imibi 11 n'ukwezi n'izuba bizanunamira. Haleluya. Ntibyatinze habaye ikigeragezo, habaye kugambanirwa n'umugore wa Potifari, aramwifuza. Ibyo byose byabayeho kugira ngo umugambi w'Imana usohore kuri Yosefu. Yosefu arafungwa. Turashimira Imana ko imbaraga z'ijambo ryayo rigihe kigeze rirasohora.
Yosefu yavuye mu nzu y'imbohe ahita ajya ibwami. Yosefu yageze mu nzu y'imbohe ahita ajya ibwami ayobora. Turashimira Imana ko imbaraga z'ijambo ryayo tizireba ku bushobozi dufite. Icyari gikenewe, icyo umwami w'Umuyegiputa yarakeneye, ni umuntu usobanura inzozi. Abadogiteri bari bahari, abantu baminuje bari bahari, abakomeye bari bahari, ubutunzi bwari buhari, amafaranga yari bwami, ariko umwami ahungabanywa n'inzozi yarose. Icyari gikenewe ni umuntu uzi gusobanura inzozi. Si umuntu uzi gusoma no kwandika, si umuntu uzi gutwara imodoka, si umuntu uvuga Icyongereza, si umuntu uvuga Igifaransa, si umuntu wambaye ikote. Icyari gikenewe ni umuntu usobanura inzozi. Yosefu yari afite impano yo gusobanura inzozi. Impano yawe wabindikiranije ni iyihe? Impano yawe iracyakora, impano yawe iracyari muri wowe. Abantu bahishe impano, ubu ngubu abantu bakoresha impano ku nyungu. Yosefu yakoresheje impano ari muri gereza, abwira umuntu umuhereza wa vino y'ibwami ati nuko ejo bazakurekura, ariko nugereyo uzamvuganire umbwirire umwami ko mbaha kandi mpaba ndengana. Nigeze amubwira ngo azamugemurire, nigeze amubwira ngo amusigire iby'ukurya, nigeze amubwira ngo nguciye aya naye. Ariko uyu munsi wa none impano ziragurishwa. Ariko impano yawe yikomereho, wikiranukiremo, korera Imana nta nyungu ugamije. Korera Imana n'umutima wawe ubishaka. Igihe nikigeze Imana irakuzamura. Haleluya. Igihe cyageze Yosefu agera ibwami asobanura inzozi z'umwami. Bamubaza ati turabigenza gute? Arababwira ati nugushaka umuntu wuzuye umwuka wera. Nicyo cyambere yababwiye, ngo nugushaka umuntu wuzuye umwuka wera w'umunyabwenge. Ntawe bari bafite. Bakora akanama k'igitaraganya, bumvikana ko nta kundi byagenda. Ni Yosefu atoranywa kuyobora ministeri ibiri, kuko ijambo ry'Imana naho ryatinda ntago rihera. Turashimira Imana kuko Imana igira neza. Haleluya. Reka dusoreze mu jambo dusanga mu Migani igice cya 19. Dusome mu izina rya Yesu. Imigani ibice 19 umurongo wa 3 haravuga ngo ubufafa bw'umuntu buyobya inzira ye, kandi umutima we winubira Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ni Salomo wari yandise. Imana yamwemereye gushaka abagore ashaka, ariko niba mu marirari, gusambana n'ibyamarirari. Inzoga ubwazo nizamara inyota y'inzoga. Nanyoye inzoga imyaka 26, ariko inzoga ntabwo ivura inyota, ahubwo inzoga itera inyota. Urugero rugeze mu kabari, ukenera kunywa icupa rimwe, wanywa irya mbere, warirangiza ukumva wanywa n'irya kabiri, wanywa irya kabiri, ukiri kurya kabiri umuntu w'inshuti akaza mugasuhuzana akagusengera ukanywa irya gatatu, umuntu wanywa irya gatatu ukagira ngo yamize ipasi, akumva inzoga ziraryoshe, akumva ari inyota ibaye nyinshi. N'urundi rugero, nibishoboka ko umuntu wanyoye inzoga yaca ku kabari kadicinguye, naho yaba yavuye mu kandi kabari agaseze ngo aratasha, raciye ku kandi kabari lazima aragacaho. Inzoga ntago imara inyota. Gusambana ntibyamarira ryo gusambana. Uyu mugabo Salomo, Bibiliya iratubwira ko yari afite abagore 700, akagira n'inshoreke 300.
ntiyigeze ashira irari. Salomo amaze gusaza ashizemo imbaraga Imana yaramurese, niwe yanditse iri jambo. Aravuga ngo ubufafa bw'umuntu buyobya inzira ze, mu mutima wo kinubira Imana. Buri muntu nasubiza amaso hanyuma areba aho yavuye, areba ubuzima yararimo, areba uko ibintu bimeze. Uyu munsi dufite ikibazo, interuro, amafaranga yarabuze, ubuzima buragoye. Ejo bundi covid itaraba niko bavugaga ngo ubuzima buragoye, amafaranga yarabuze. N'uyu munsi amafaranga yarabuze. Baracaje mu kazi, baracaheba. Bizagenda gute? Tuhagare mu mbaraga z'ijambo. Haleluya. Tuhagarare mu mbaraga z'ijambo. Aho waba wagize ubufafa, aho waba waragenze nabi, aho waba warakoze bidatunganye, aho waba usanga rwose ibibazo urimo, nawe wareba ubwawe. Hari abarwayi ubu ngubu barembeye mu bitaro, ariko impamvu z'izo ndwara nabo bagize mu ruhare, ariko imitima yabo uyu munsi irinubira Imana. Hari abashomeri, hari abantu bafunze uyu munsi, imitima yabo irinubira Imana, ariko ifungwa ryabo barigize mu ruhare. Ibibazo byinshi bitandukanye. Nitugaruke ku rufatiro. Kristo niwe rufatiro. Maze icyo gihe Kristo azazira, azadusange tumwiteguye, tuwambaye gukiranuka, nta nenge dufite. Byanze bikunze Kristo ari hafi kuza. Naho turi kubona abantu bavuga ngo Kristo yaratinze, ariko Kristo ari hafi kuza. Kristo ari hafi kuza, kuko byahanuwe ko Kristo azavuka. Ngo imyaka irashire yindi irataha, ntiyavuka. Ariko umusaza Simeyoni ngo yari yarasezeranijwe ko amaso ye azareba Kristo. Igihe cyarageze, Kristo aravuka. Simeyoni aramuterura, aravuga ati, Mwami Imana, waruhura umukozi wawe mu mahoro, kuko isezerano wansezeranije noneho rirasohoye. Turashimira Imana igisezeranya igasohora. Haleluya, haleluya. Turashimira Imana ko ijambo ryayo naho ryatinda ririhera. Bene data, niri jambo ndashaka kubasangiza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagirire neza, kandi mumenye ko ijambo ry'Imana iryohereza rigakiza indwara. Aho ururwaye, menya ko ijambo ry'Imana rikiza. Aho ururwaye umerewe nabi, menya ko ijambo ry'Imana rivana umuntu mumva akongera akaba muzima. Nta kure ari hose ijambo ry'Imana ritakura umuntu, ryagukura gucyavu rikakwicazanya n'ibikomangoma. Ijambo ry'Imana ryanguye mu buzima, aho nari nyandagaye ku gasozi, nari umusinzi ndi umusambanyi, ariko iryo jambo ryarambatuye, rindema busha, riranzura. Ubu ngubu ndi muzima. Haleluya. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ndakurarikiye mu izina rya Yesu Kristo, nimba urwaye, nimba ushonje, nimba ukenye, nimba uri mu bushomeri, nimba uri ahantu hose waba uri, hagarara ku ijambo Imana yakubwiye. Wowe waguye, wowe wasubiye inyuma, wowe watwikiriye Imana yaguhaye, yibuka ko Imana ntijibesha. Wowe unaniwe, wowe wasubiye inyuma, imbaraga z'ijambo ry'Imana ziracyakora mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusengane. Wowe urwaye, wowe ufite ibibazo, wowe wananiwe, wowe ufite intimba, ufite ibikomere, ijambo rirazura, ijambo rirema busha, ijambo rirahindura, ijambo rigaruza ibyazimiye, ijambo rirema ibitariho bikabaho, ijambo rigarura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, mu nzira yo kwizera no gusenga. Data, mu izina rya Yesu turahimbaza ineza yawe, urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Turagushimira ku umwanya waduhaye wo kuvuga ku mbaraga z'ijambo ryawe, wo kuvuga ku mbaraga zo gukomera kwawe, wo kuvuga ku mbaraga z'amasezerano yawe. Amasezerano ageragezwa, arageragezwa rwose. Umuhamagaro ujurwanywa, ariko ubwiye Yeremiya mu bice 12, mu bice bibiri ku murongo wa 17 n'uwa 18, uramubwira ati, abami bazaguhagurukira, abatami baguhagurukire, abaturage baguhagurukiye, ariko ntuzatinye, kuko ndi kumwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, abananijwe n'uburwayi ubakize Kristo, abananijwe
n'indimba n'ibikomere ubakize Kristo, abashonje ubagaburire, abambaye ubusa ubambike, abafite inyota ubaha amazi yo kunywa, kuko ari wowe soko y'amazi y'ubugingo. Fubi n'abapfakazi ubarengere, urengere abakene batagira kirengera, abari mu ntege nke ubasubize mu imbaraga, buzuye indimba n'ibikomere, buzuze umunezero n'ibyishimo, abarwayi ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Amen.